Turabasuhuje abakunzi ba televiziyo y'ubuhinzi n'ubworozi ATV. Ikaze muri iki cyegeranyo ku buhinzi bw'urutoki, aho tugiye kurebera hamwe igice cya mbere cy'iki cyegeranyo. Turaza kwiga uko batera urutoki rushyashya, aho mu gice cya kabiri tuzabagezaho andi masomo y'uko bavugura urutoki batarurimbuye. Urutoki ni igihingwa gisanzwe kizwi mu mateka ya kera mu Rwanda nk'igihingwa ngandurarugo, ariko kuri ubu urutoki rwabaye nk'ikawa ruhinduka igihingwa ngengabukungu, aho abaruhinga kinyamwuga bataba barwitezeho gusa umusaruro wo kuribwa, ahubwo bakarubyaza umusaruro nk'imitobe n'inzoga bicuruzwa ku masoko y'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Urutoki ni igihingwa gitanga umusaruro iyo rwitaweho neza, kuva insina zitewe mu butaka kugeza ibitoki bigeze isarura. Ni iby'ingenzi cyane kwita ku mabwiriza yo gutera urutoki kuko bigira uruhare mu gutuma rutanga umusaruro mwiza. Turebere hamwe uburyo batera urutoki rushyashya. Mu rwego rwo kurinda urutoki rushyashya indwara, ni byiza gutera insina mu murima utarigeze ukurwamo urutoki rurwaye indwara iyo ari yo yose. Cukura imyobo iri ku bipimo byabugenewe mu murima wawe ugiye guteramo insina, bityo uba urinze insina kuzacuranwa imyunyu ntungagihingwa maze zikure zizira kugwingira. Siga metero 3 na santimetero 60 hagati y'insina n'indi. Bikore kandi utyo usiga metero 3 na santimetero 60 hagati y'umurongo w'insina n'undi. Nukurikiza neza ibi bipimo bizaguha kumenya umubare w'insina uzatera mu murima wawe. Dore amabwiriza y'ingenzi ugomba kwitwararika mu gihe ucukura umwobo wo guteramo insina. Shyira itaka ryo hejuru ukwaryo n'iryo hasi urishyira ukwaryo, kuko bidahuje imyunyu ntungabihingwa. Kubikora gutya bigufasha kuza kubanza rya taka ryo hejuru ku mizi y'insina mu mwobo, kuko ari ryo ririmo intungagihingwa nyinshi. Cukura umwobo w'uruziga wa santimetero 90 z'umurambararo n'ubujyakuzimu bwa santimetero 60. Intungagihingwa akenshi ziboneka muri santimetero 30 z'ubutaka uvuye hejuru ucukura, aho santimetero 30 zindi zisigaye ujya mu bujyakuzimu riba ari itaka ribi ridafite intungagihingwa. Koresha agati ka santimetero 60 ugashinga aho ugiye gucukura umwobo, maze ufatire muri 1/2 cyako mu gihe ushaka gushyira itaka ryiza ukwaryo. Uburyo bwo gutera urutoki. Umubyare mwiza cyangwa insina ntoya ugomba guturuka ku nsina nziza. Mu rutoki rutarwaye uba ufite inguri nini n'utubabi duto dusongoye. Uba ufite intambwe z'ikiganza 3 kugera kuri 5 z'uburebure, zibarirwa hagati ya santimetero 60 na santimetero 100. Uyu mubyare wagombye kuba utandukanijwe na nyina hagati n'umwanya ungana n'ikirenge cy'umuntu mukuru, cyangwa se santimetero 10. Kirazira kwizera 100% ko umubyare ukuye mu rutoki udakuyeyo ibyonnyi runaka, nk'amagi y'ikivumvuri ashobora kuba afashe ku mizi, ariyo abyara igishorobwa kimunga urutoki. Niyo mpamvu mbere yo kuwutera umubyare babanza kuwukataho imizi yawo yose, bakawogesha amazi y'akazuyazi. Ibi nabyo bigira uburyo bwihariye bikorwamo. Abahinzi b'urutoki babizobereyemo bafata icyuma kiremereye nk'isuka, bagacana buji bakagitonyangirizaho umushongi wa buji. Igihe umushongi utaravura, ugakata agace ka kamambiri cyangwa bodaboda ukakomeka kuri wa mushongi, bigafatana kuri cya cyuma kiremereye. Iyo umaze kubona ko icyuma na ka gace ka bodaboda byamaze gufatana, uterura cya cyuma ukagishyira muri ya mazi ari ku ziko. Zirikisha umugozi cya cyuma ugiye gushyira mu mazi, ugume hanze maze bize kugufasha gukuramo cya cyuma utokejwe n'amazi yamaze gushyuha. Hanga amaso mu mazi utegereze ko ka gace ka bodaboda cyangwa kamambiri komoka kuri ya suka cyangwa ikindi cyuma kiremereye wakoresheje, maze kacyomokaho uhita ukura umuriro mu ziko. Ibi bizakubwira ko ubushyuhe bukenewe bw'ici cyonnyi cyitwa amashanya gituruka kuri ya magi y'igishorobwa bugeze ku kigero gikwiye, aho ako gace ka kamambiri cyangwa bodaboda kazarekurana na ya suka kakareremba mu mazi hejuru. Gukura inkwi mu ziko ugabanya umuriro, ibi bikimara kuba birinda ko ubushyuhe burenga igipimo. Nyuma y'iki gikorwa, shyira imibyare y'insina wakuyeho imizi n'igishishwa muri ya mazi, utegereze iminota 20 maze uyikuremo ujye kuyitera. Mbere yo gutera umubyare, manura rya taka ryiza urivanga n'ifumbire kugeza igihe umwobo wuzuriye. Mu mwobo umwe hajyamo byibura amabasi 4 y'ifumbire igenda ivangwa na rya taka ryiza ryavuye hejuru. Ifumbire ijya hejuru uko ugenda wuzuza umwobo, niyiba nyinshi kurusha iyagiye hasi. Shinga agati hagati mu itaka ryamaze kuzura umwobo kugira ngo kakwereke aho insina iza guterwa, maze ucukuremo umwobo wa santimetero 20 zingana n'intambwe imwe y'ikiganza cy'umuntu mukuru. Ukimara kuwutera kuri ibi bipimo, wukatire muri santimetero 20 nanone cyangwa intambwe imwe y'ikiganza. Kata umutwe w'umubyare
mubyare uberamye uteye umugongo ahari icyoko cy'imvura bitewe n'uruhande uhagazeho. Kuba bikorwa gutya bituma amazi y'imvura yaturutse mu cyoko cyaharebana n'uruhande rurerure rw'umubyare wakaswe atawinjira mu mutima kubera ubuhaname bw'uruhande rwakaswe, bituma aya mazi akubita atemba ajya hasi. Nyuma y'iki gikorwa cyo gukata umubyare watewe, sanza ryataka riri hejuru uringaniza kuko naryo rizaba ryiza numara gusasira insina zawe. Icyitonderwa, ni byiza buri gihe gukoresha agakoni ka santimetero 60 nk'igipimo gifasha umuhinzi utera urutoki rushyashya, gafasha kumenya niba ubujyakuzimu bw'umwobo uterwamo umubyare bwuzuye. Umuhinzi agatereka mu mwobo hagati, kagwa kagaramye kakareshya n'ubuhagarike bw'umwobo hejuru, akamenya ko igipimo ntarengwa cyawo cyuzuye. Kongera kumufasha igihe avanga itaka ryiza n'ifumbire, kakanamufasha kumenya igipimo cy'uburebure aza guteramo umubyare nyuma yo kuvanga itaka n'ifumbire. Uko urutoki rusasirwa, umuhinzi asasira urutoki kugira ngo agabanye ibyatsi bibi mu rutoki. Isaso ifasha kurwanya isuri mu murima, ikanarinda ubutaka kumagara. Iyo usasira urutoki uba ufumbira ubutaka buhoro buhoro, ukanaba urengeye ibinyabuzima biri mu butaka bifasha umurima kurumbuka. Mu gusasira urutoki siga santimetero 60 z'umuzenguruko w'umubyare kugira ngo imizi itikanga ifumbire hafi aho, igahera ko izamuka hejuru, bityo insina ikazisanga yiteye hejuru itakibashije kuvoma ibitunga gihingwa biri mu butaka hasi. Koresha isaso iri mu moko yemewe nk'ibicericeri, amashara, ibigorigori, ibishishwa by'ibishyimbo, amakoma n'imitumba y'insina bitambitse ugeranije n'ubuhaname bw'umurima. Naha ducumbikiye iki cyegeranyo ku gice cya mbere cy'ubuhinzi bw'urutoki. Aha twareberaga hamwe uko batera urutoki rushyashya. Turabararikira igice cya kabiri cy'iki cyegeranyo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Turashimira abafatanyabikorwa bagerageza kudusangiza amakuru ku buhinzi n'ubworozi. Aha twifashishije imfashanyigisho zitandukanye mu kubakusanyiriza aya makuru, nk'ifishi ya tekinike zo guhinga kijyambere ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri. Igihe wabagezegaho iki cyegeranyo, ndi Elias Hakizimana. Mbifurije amahoro n'amahirwe naho ubutaha.